ndagushimiye muri uyu mwanya. Tugiye kwakira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe niyo uvuze rimwe gusa abantu baba babashije kumva icyo ushatse kuvuga. Reka mwami Imana iki gikorwa kirikoho cyo gushyigikira bene data, ndabizi hari n'abandi bazaza bakagira icyo bakora, ariko mwami iri turo ryose tugiye gutanga ku mukene rikubere umuboko w'umura neza, uriturure mu izina rya Yesu. Ababyeyi ibikenerwa byose ubibahe kuri Imana, dukoreshe rero kandi umuntu wese umuha umugisha, n'umukozi wawe n'abo bagiye kuvuga ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Shimira Imana yuko ari umukozi w'umuhanga. Amazina yanjye kubaje batinze nitwa Rugamba Emmanuel. Ndi umukristo ndakijijwe, ndacyari umusore, nsengera mu itorero rya ADEPR Gitega. Nshimiye abayobozi b'itorero bampaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Rero ijambo ry'Imana Uwiteka yansize ku mutima uyu munsi, intego yaryo iravuga ngo kumenya amakuru yo hagati. Amakuru yo hagati. Kumenya amakuru yo hagati. Reka mu minota mike mfite dusome ijambo ry'Imana dusange mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5. Haravuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Haleluya. Nukuvuga ngo Abisiraheli bagiye mu butayu, ariko nubwo Abisiraheli bagiye mu butayu, Uwiteka ntabwo yabaretse ngo bagende bonyine, ahubwo Uwiteka yabahaye umuyobozi wabo aba Mose. Ariko muri ubu butayu Abisiraheli bagiye n'ibibazo byinshi. Uwiteka aza kurobanura cyangwa se aza gutoranya Yosuwa kugira ngo azasimbure Mose. Mu butayu iyo Mose yaruhaga, Yosuwa na Kalebu nibo bazamuraga amaboko ye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Ijambo nkuzaniye uyu munsi riravuga ngo Imana ikumenyeshe amakuru yo hagati. Iyo Abisiraheli baza kumenya inzara bazagirira mu butayu, ntabwo baba baragiyeyo. Haleluya. Haleluya. Itangira ryawe ahari abantu barabizi uko watangiye. Ati se uriya muntu kari umukene, kari inkweto yamusanzeho ko nta n'ishati agira, ruriya rugendo agiyemo rw'agakiza azarubasha. Abantu bajya babasha kumenya itangira ryacu, ndetse bareba itangira ryacu bakamenya iherezo ryacu, ariko hari ibintu Imana ibahisha. Imana ibahisha hagati yacu. Haleluya. Hagati niho hadutambuka. Haleluya. Haleluya. Hagati iyo umuntu ari ahangaha ku karago, nibwo Imana izi ikamubwira ngo mwana wanjye nakwishimiye, ibigiye kubaho n'ibi, ibizakubaho n'ibi, uzitwara utya, uzagenda utya. Ayo makuru yo hagati n'ahandi tujya tuyakura ni ku karago. Haleluya. 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 Hafashwe Ana, mukewe yaramusekaga cyane. Ati sa uri ngumba, mwaka umwe warashize, 2 yarashize, 3 yarashize, 4 yarashize, 5 yarashize, ariko atazi icyo yavuganye na Yesu. Yarakize se? Mukewe yarakize. Yaravugaga reka abantu bivugire, bavuga ibyo bashaka, kuko amakuru yo hagati yawe ntabwo bayazi. Haleluya. 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 Ahangaha Uwiteka ajya guhamagara Yosuwa cyangwa se ajya gutoranya
udashoboye, babonaga ari umuntu udashoboye, ariko Uwiteka aramubwira ngo sinjye ugutoranyije, nzagendana nawe. Haleluya, haleluya. Imana iduhe kumenya amakuru yo hagati. Reka ngaruke ku mugabo witwa Seduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Bakibatereramo, abantu babonye itangira ryabo yuko umuriro wari uri kwaka ari mwinshi, ariko bageze mu muriro mo hagati basanzemo Yesu. Haleluya. Reka gutinyiriza ku mahoro, Imana izakurinda. Aye, Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, irakuraza amahoro, Imana izakurinda. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Seduraka na Meshake na Abedenego bakijya mu muriro, abantu badafite amakuru babonaga yuko birangiye, bari bugirute, bari bushe. Naka ntashatse umugore se azamutunga se na 500 kuyabona biba byagoranye, bazi itangiriro ryawe, ariko hagati yawe nawe haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iyaduhamagaye niyo kugira ute, niyo kwizerwa, no kubikora izagira ute, izakora. Niba ufite amakuru yo hagati, urahangayikishwa n'iki? Ubwo ufite n'ubwiki kurara udasinziriye, kandi Yesu yaratsinze, yewe mwana w'umuntu. Haleluya. Yesu nakubohora, uzahora ugenda wemye, kandi uzidegembya, uzura umunezero. Haleluya, haleluya. Uyu mugoroba ndagusaba ngo Imana iguhishurire, iguhe amakuru yo hagati. Nimwakire ijambo ry'Imana. Yarashimye papa, izina ryawe rihimbazwe. Uri umukozi w'umuhanga. Yesaya 65:23 harambwira ngo ntibazawuhira ubusa, ngo kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, ngo kuko bazaba ari urubyaro rwo bahawe umugisha, ndetse n'abazabakomokaho. Izina ry'Uwiteka riri hafi y'Imana. Urakoze rero papa, urakoze ko wabanye natwe, urakoze guhagararanye natwe. Reka uduhe amakuru yo hagati. Isi zitangira ryacu, iyo bareba itangira ryacu babona iherezo ryacu, ariko hagati hazwi nawe. Izina ryawe rihimbazwe. Duhe kugumamo rero, duhe kugumamo, duhe imbaraga zawe, umuntu bwawe nimukomeze ububane natwe. Imitima yacu yuzuze ibyiringiro n'ibishimo, tugukomeye amashyi kutwumvishije. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Biragoye kubwiriza imitima yatangiye gutekereza amakuru. Amazina nayababwiye, nyoboye itorero ryitwa Iriba ry'Igikiriro, mfite na channel yitwa Igikiriro TV. Turabarariza ku wa gatatu, natwe muzadusure. Dukorera hariya kurenze kwa Rasta ku Kinamba hejuru kuri Erayono, ku rusengero rwitwa Erayono, niho dukorera umurimo w'Imana. Yatugira ibihe byiza, turabatumiye, muzadusure. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, turebe Zaburi 125. Zaburi 125, umurongo waho wa 1 n'uwa 2. Haravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu,
niko Uwiteka aguta abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa aho kuhamye iteka ryose. Haleluya. Abantu biringiye amafaranga ararangira, abantu biringira inshuti zibavaho, abagabo biringiye abagore barapfa barabasiga, ababyeyi biringira abana mu nda bagiye kubyara ntibababona. Haleluya. Ariko uwiringiye Uwiteka Imana niwo umeze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa iteka ryose. Mureke twiringire Imana kuko twiringiye akazi kararangira, abantu biringiye diporome ziraruma abana zirabura akazi. Haleluya. Abantu biringiye
ndagira ngo mbwira abantu bagacitse intege zikame tubasengere Imana ibongerere imbaraga abantu babonaga yuko birangiye nimupfukame duhamagara Imana y'Imana twabonye yambika jewe nambitswe n'abantu Imana ishimwe uyu munsi watangire kwireba ukabona bidashoboka ariko ndagira ngo mubwire ngo igihe cyarageze ibyanjye byose birashya sinasigarana n'umwe abantu bakanyambika haleluya haleluya igihe cyarageze ibyo kurya birabura umwanya umuntu azaniye ikiro cy'umuceri haleluya Imana ishimwe haleluya ariko uyu munsi wa none iwanjye ndagabura ndahaha